Bavandimwe mudukurikira cyane cyane kuri iyi channel yacu buri munsi umunsi ku munsi, reka nongere mbasuhuze. Nk'ibisanzwe dukunda kubagezaho inkuru z'urukundo ndetse n'inkuru z'ubuzima, cyane cyane mutumenyereye mu nkuru nk'izakunda ubuzima bwawe. Ariko uyu munsi reka tugaruke ku nkuru y'urukundo, ndetse iyi nkuru ni y'umusore witwaga Eric ndetse n'umukobwa witwaga Aline. Reka dutangire nta gutinda. Ubusanzwe ngiye kugezaho ino nkuru nitwa Gisa The Man Positive, nushaka ari kunyita. Niba warakoze subscribe ni by'agaciro kanini cyane ku muryango wacu, ko wariyunze natwe ndetse kandi kubukunda ibiganiro byacu. Mu by'ukuri uri inshuti yakadasohoka. Reka twikomereze inkuru. Aline yari umugore mwiza ndetse w'umunyabwenge, ufite inzozi nyinshi ndetse yashakaga kugeraho. Ikindi yashakanye na Eric akiri mutoya, afashwe n'urukundo ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza. Mu ntangiriro byari byiza pe, buri wese yumvaga ko yabonye uwiwe, nyine barashimanye muri makeya. Ariko uko iminsi yicumaga yagiye ishira, uko iminsi yagiye ishira gake gake, ubuzima bw'ingo butangira kwiyerekana ndetse butangira kwerekana uko buri. Eric yari umugabo ukunda akazi pe, ndetse ikindi ucecetse cyane, utajya uvuga amagambo menshi, ariko akagaragaza urukundo ndetse akarugaragaza mu bikorwa. Kwita ku rugo, gukorera umuryango, kwihanganira umugore we n'igihe ibintu bitari bimeze neza. Uyu musore mu by'ukuri yabashaga kwihanganira umugore we. Nuko Aline we yarakeneye amagambo, yarakeneye mbese twa tugambo tutomora tw'imitoma. Namwe murabyumva, ku bantu bakundana cyane cyane mwe murabyumva kurushaho ndetse no kundusha. Ubwo ngubwo Aline icyo yarakeneye ni ukumva abwirwa ko akundwa, ndetse akabibwirwa buri munsi, akabwirwa yuko ari mwiza, ikindi ko yihariye. Aho kugira ngo avuge ibimubabaza, yahisemo kujya aceceka, akajya aceceka buri munsi. Aho gusaba urukundo, yumvise ko atagikundwa, ahitamo kujya yicecekera, ahitamo kujya yicecekera. Nibwo ikibazo cyatangiye ako kanya, intambara zitangira kuvuka mu rugo. Ndetse ikindi mu kazi ke, Aline yamenyanye n'undi mugabo, bahuriye mu kazi. Uwo mugabo yari azi kuvuga neza, azi guseka ndetse azi gutega amatwi. Yamubwiraga amagambo, akamubwira amagambo meza. Nuko rero umunsi umwe nibwo yagiye atangira kumubwira amagambo mu by'ukuri Eric atigeze nawe amubwira. Aline yumvise umutima wiwe wongeye kwishima, yibwira ko aribwo urukundo nyarwo arubonye. Atangira kujya aca inyuma umugabo we. Icyo gihe birumvikana ko kururu yari itangiye. Bavandimwe, ibi si inkuru, ndetse inkuru yo gucira umuntu urubanza, ni inkuru yo kwigisha. Aline ntiyabonaga ko atari ukubura urukundo, ahubwo yari ukubura itumanaho hagati yabo, ndetse bombi nk'uko bashakanye. Yashatse aho yivuriza igikomere, ariko ahantu hatari ahanyaho. Nuko Eric we yakomezaga kwihangana, yabonaga impinduka ku mugore wiwe, akajya abona ko umugore we yahindutse, akumva hari ikitameze neza mu by'ukuri, ariko agahitamo kwicecekera. Yizeye ko bizahinduka. Yakundaga umugore we cyane, atitaye ndetse no ku maso yiwe cyangwa se no ku makosa yiwe, ku byo yagendaga amwereka ku maso, cyangwa se wenda ibimenyetso yagendaga akora, mu by'ukuri ntabwo yabyitagaho. Igihe cyaje kugera rero, wa mugabo wo hanze ndetse hanze y'urugo rwabo yatangiye kwerekana isura yiwe ya nyayo. Ibyo yitaga urukundo byari irari, ibyo yitaga noneho ko ari ukwita ku wundi byari ukwikunda. Aline yatangiye gusigara wenyine. Amagambo meza, ya magambo meza yabwirwaga agenda acika burundu. Guseka cyangwa se kuba yaragendaga amusetsa birarangira, asigara afite umutima uremerewe ndetse n'isoni nyinshi cyane. Nibwo yatangiye kureba inyuma, yibuka Eric, nuko atekereza kuba yamugarukira, kuko yabonaga ko ariyo nshuti ya nyayo asigaranye. Ubwo nibwo yagarutse ananiwe, ariko akamubaza uko umunsi wagenze. Yibutse ko
yibutse ko yamuhishuriraga umuryango wiwe, uko yamurwaniriraga mu bandi, nuko atigeze amutesha agaciro, ndetse n'igihe yari amubajije, ndetse n'igihe yari amaze amubabaza. Mu by'ukuri uyu mugore yamubabaje cyane, nibwo yibutse amakosa yose yakoreye umugabo. Mu by'ukuri araturika ararira, niko kwicara aravuga ati, nari mfite zahabu mu ntoki zanjye, mu by'ukuri niki cyanteye kuba nayirekura? Ese ubu nayirekuraga nshaka iki? Kuki nayirekuye nifuza kujya gufata ibishashi by'umuriro, kandi mu by'ukuri ntaye zahabu? Nibwo yamenye ko umugabo wiwe ari we mpano iruta izindi zose Imana yari yaramuhaye ndetse yamugeneye, ariko akayibona atinze. Nibwo yafashe icyemezo, ndetse icyemezo kigoye cyane, cyo gusubira mu rugo no kuvuga ukuri kose. Yabwiye Eric byose ndetse amusaba imbabazi, yemera yuko amakosa yayakoze, ndetse yose arayemera, yemera nuko ndetse amakosa ye yose yarayemeye, yanga kwigira inzirakarengane. Eric yarababaye cyane, ikindi yaracecetse igihe kirekire nk'ibisanzwe nk'imico yiwe yo guceceka, ariko kubera indangagaciro ziwe, kubera urukundo rwaramwimakaje mu mutima wiwe, yahisemo gutanga amahirwe ya kabiri. Si uko yibagiwe ibyabaye, ahubwo nuko yashakaga gukiza urugo rwiwe kugira ngo rudasenyuka. Isomo wakura muri ibi ngibi bavandimwe, urukundo si amagambo gusa, ahubwo ni ibikorwa. Iyo wumva utagikunda umuntu cyangwa se utagikundwa, uhitamo kuba wavuga, cyangwa se ukabaza aho bipfira, aho kugira ngo wifate uhunge, kuko ntago ubuze icyo usanze. Ni kwa kundi bajya bavuga ngo wirukana umugore urya inyama, ukazana urya igufwa ndetse urimira bunguri. Ibyishimo byo hanze ndetse ibyo hanze y'urugo ni iby'akanya gatoya pe, ariko ingaruka zabyo zigahoraho. Ibyishimo byo hanze, reka mbisubiremo bantu banjye, ndetse bantu banjye mukunda kunkurikira, ni iby'akanya gato ndetse n'agahe gato, ariko mu by'ukuri za ngaruka bizana ziba iz'igihe kirekire ndetse zihoraho, kandi zigahora mu buzima bwawe. Ntutegereze gutakaza impano ngo umenye agaciro kayo nyuma, ahubwo jya uyisigasira. Nuko Aline ndetse na Eric bahisemo kongera kubaka urugo rwabo bishingiye ku kuri, kuvugana ndetse no kubabarirana. Aline yize ko urukundo nyarwo rutaboneka mu gushaka undi, ahubwo rubonekera mu kwita kuwo wari usanganywe cyangwa se kuwo mwari musanzwe muri kumwe. Ikintu nababwira noneho turimo dusoza ino nkuru yacu, ntisi ndende kandi ikindi sina ngufi cyane. Niba hari uwo ufite uyu munsi kandi ufite ubona ko ari impano kandi wagabiwe n'Imana, impano y'urukundo mu rugo rwawe, yirinde. Niba hari uwacitse intege, amenye yuko kuvugana bishobora gukiza byinshi kurusha kuba wahunga. Ni byiza ko wakwicara ukaganira n'uwo ukunda, niba hari ikibazo uri kumubonaho cyangwa se hari impungenge uri kubona hagati y'umubano wanyu. Iyi nkuru yari inkuru yacu y'uyu munsi. Reka nongere mbabwire yuko inkuru nk'izi ngizi nakagaruka hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel kuri Kasugira TV. Njye mwabanaga muri iyi nkuru nitwa Gisa The Man Positive. Niba ukunze ino nkuru kora like, kandi ikindi niba wishimiye yuko twazakora inkuru nk'izi ngizi nyinshi, kora subscribe ukande kunzogera kugira ngo ikiganiro nk'iki nikizongere kugucika, cyangwa se inkuru nk'iyi ntuzongere kuba wayicikwa. Mwakoze cyane kubana natwe.